Ubu tuvugana Miss Elsa Iradukunda ndetse na Prince Kid barenda kwibaruka umwana. Nguhaye ikaze kuri Kigali The Twilight Talks Entertainment ikugezaho amakuru abagiye atandukanye y'abasitari bari kugenda avugwa hirya no hino. Nibyo tuba twibandaho dore ko iyi ari channel ya mbere yaziye kujya ibabwira amakuru ya nyayo kandi agezweho. Ni ukuvuga ngo iyi nkuru ngiye kukubwira nayibonye bwa mbere na mbere kuwo bita Decat Babalawo. Ngira ngo Decat ni umwe influencer ukomeye cyane maze kwamamara mu bijyanye no gutangaza inkuru kandi bikarangira n'ubundi zibaye izanyazo. Ngira ngo nkuko mubireba turi kuri Instagram account y'uyu bita Decat ahakurikirwa n'abantu bageze ku bihumbi 497. Aba nibo bantu bose bamukurikira. Rero naje gutya nko mu masaa sita y'ijoro nibwo yagize gutya agapostinga iyi nkuru, nibwo yayishyizeho ariko ntabwo nahise nyikora kuko nashaka kubanza ngo mbaze amakuru uko ibintu bigiye bimaze, ariko ngiye kubona mbona n'ibindi binyamakuru byinshi bitangiye kuyipostinga, nanjye nibwo nje kuza nkahita nyibabwira muri ubu buryo. Nkuko mubireba yaje gutya ahita ashyiraho utu video. Ngira ngo utu video murabona ko ari muri bwa bukwe n'ubundi bari barimo bwa Prince Kid ndetse na Miss Elsa Iradukunda igihe bwabaga. Undi araza yandikaho amagambo ngo kanze nkusomere kabisa. Araza yandikaho amagambo ngo breaking news. Murike tubanze twibyinire ka karirimbo ngo when Jesus said yes nobody can say no, ngo yes we. Ngo nyine murabizi ukuntu Decat ajya bivuga iyo ageze kuri aka kajambo ngo yes we. Mwami Imana ishimwe, icyo wavuze nta mwana w'umuntu wagihindura, ngo tayari ngo abageni bacu aho bibereye bucece ibanga ntamena. Bivuze ko Decat ashobora kuba azi ahantu bano bantu baherereye kabisa. We nyine iribanga ntabwo arimena, ngo aho bibereye mu munyenga w'urukundo bari kwitegura kwakira umugisha. Undi ashyiraho agafoto k'umwana kabisa na bibero. Urabona ko abitegura nyine kwakira umwana. Ngo niba nawe ukundiye ikapo nkanjye, aya makuru akaba agushimishije, agukoza ahantu, siga imitima twimanukire. Ngira ngo uri kubibona kabisa. Ngo nimba aya makuru agushimishije ukunda kandi iyi kapo, shyira imitima muri comment twimanukire. Ni ukuvuga ngo iyi nkuru nibwo Decat yarakishyira hanze, mbona n'abandi bantu benshi batangiye kuyipostinga. Nawe ndavuga reka nze nyibabwireho, wenda ntabwo twahita tubihamya ko ariyo 100%, ariko Decat hari igihe cyane avuga ibintu by the way ukabona nibyo. Niyo mpamvu nanjye mvuze nti reka nze nyibabwire abakunzi bacu bayimenye kabisa. Ndakeka abantu ni benshi bagiye bakunda Miss Elsa Iradukunda, ukuntu yagiye arwanira Prince Kid ndetse na Prince Kid bikarangira amushatse nubwo bitari byoroshye. Ubundi Decat iyi nkuru yayigiyemo arayisesengura koko, avuga ibintu byinshi nyine yifuriza kandi iyi kapo. Avuga uti nimba ikintu ari cyiza kabisa tujye tukivuga kabisa, kuko iyi kapo ndakeka nta muntu hano utayikunda bitewe nuko yagiye yitwara nyuma yuko bageze gutya bagahura n'ibibazo bigiye bikomeye, aho uyu Prince Kid yashatse gufungwa. Ngira ngo byose murabizi, ubundi bagahita bigendera kabisa. Ubu ngubu nta bantu bazi ahantu baherereye, dore ko ahantu bari kuvuga ko nyine bibereye mu munyenga w'urukundo nk'uko Decat ari kubivuga. Nta bindi birenze rero nje kubabwira, nta bindi birenze, nibyo ngibyo byo kubagezaho iyi nkuru ya Miss Elsa Iradukunda ndetse na Decat ya Miss Elsa Iradukunda ndetse na Prince Kid. Decat yangiyemo cyane. Ibyo ngibyo rero nibyo, mukomeze mudukurikire mukanya n'andi makuru menshi mashyashya, dore ko yose aba ari gusohokera hano kuri The Twilight Talks Entertainment. Murakoze cyane rero.